Hello guys, nongeye kubasuhuza mwese kandi mbifuriza n'ibihe byiza. So harashije igihe kinini, hari haciyemo iminsi myinshi cyane nyuma y'igihe runaka. Ndakeka duherukana gukora ikiganiro mu mpera z'umwaka ushize 2014. So iki ni ikiganiro cya mbere cy'uyu mwaka, cyangwa se ni ikiganiro cya mbere ngiye kubasha gukora muri uyu mwaka wa 2025. Maze iminsi mbona ubutumwa bw'abantu bamwe banyandikira kuri WhatsApp yanjye barambuze. So mu by'ukuri narabikunze cyane, cyangwa se byangaragarije yuko ibintu ubumenyi mba ndi kubasangiza cyangwa se tuba turi gusangira ahangaha hari abantu babukunda cyane, cyangwa se hari abantu baba bafitiye inyota. Ni muri iyo mpamvu cyangwa se muri urwo rwego nanjye ntazayigira mbatenguha na rimwe, nubwo bigiramo hagati wenda bitewe n'izindi nshingano nyinshi singira busy, kuko ntabwo nkora online forex trading gusa, hari n'izindi business ziri local mba nkora, ariko priority yanjye cyangwa se business iri priority yanjye ni online forex trading, kuko niwo mwuga untunze, cyangwa se niyo business nkuramo amafaranga menshi ugereranyije n'izo local business zindi zisanzwe nkora ku ruhande. Ariko nubwo mba ndi busy ntibizambuza kugenda mbaha some videos runaka cyangwa se isobanura ku somo runaka, ku bintu bindi dushaka kwigaho, cyangwa se kusanganyamatsiko mba nabateguriye. So ariko mujye mukomeza tanga ibitekerezo byanyu. Bamwe muri mwe bajya banyandikira ati uzagira udusobanurire kuri iki kintu runaka, uzagire ugaruke udusobanurire kuri iri somo runaka. Ndahari kandi nk'abo tumaze iminsi twigana mu buryo buri physical, ndakeka rwose mu buryo bw'ubumenyi rusange, cyangwa se mu buryo bwa skills ziri high level, ziri hejuru, bamaze kugera ku yindi level ishimishije. So hari abantu twiganye kuva mu mwaka ushize, mu mpera z'umwaka ushize wa 2019 wa 2024 kugeza magingo aya, masomo barayasoje kandi bafite skills ziri hejuru cyane zabasha kubafasha kugira umusaruro muri uyu mwuga, cyangwa se kuri online forex trading. By'umwihariko ngewe rero nababwiye ko nibanda cyane, tuvuga online forex trading muri rusange, ariko nyirizina ngewe nibanda kuri derivative synthetic indices, bitewe nuko derivative synthetic indices sibivuze ko na currencies ndazikora, cyangwa se nazo kumusha kuziga ndazimwigisha, ariko kuri impamvu na focusinze kuri derivative synthetic indices nuko ari uburyo bumwe bwa forex trading bworoshye, cyangwa se bworohera buri muntu wese kugira umusaruro muri uyu mwuga. Ati gute? Nuvuga ngo synthetic indices cyangwa se derivative synthetic indices ni trading yorohera buri wese uyikora, kandi akayibyaza umusaruro mu buryo bumwe cyangwa ubundi bitewe na target ayikorana. So ati gute? No kuvuga ngo derivative synthetic, icyambere cyiza cyayo cyangwa se ibyiza byayo nuko ikora imisi yose, haba kuva kwa mbere kugeza ku wundi wa mbere, bitandukanye. Nuvuga ngo muri uyu mwuga wa online forex trading harimo amoko agiye atandukanye ya trading, cyane cyane ko tubonamo online forex trading cyangwa se foreign exchange, cyane cyane aho ngaho twibanda ku currencies y'ibihugu cyangwa se ku mafaranga y'ibihugu agiye atandukanye. Dusangamo icyo twita commodity indices, tugasangamo ibyo twita stock indices, tugasangamo cryptocurrency trading, tugasangamo derivative synthetic indices. Izo zose cyangwa se ubwo bwoko bwa trading bwose
tuwusanga muri uyu mwuga wa online forex trading. Ariko ntabwo ari ngombwa rwose ngo ubukore iyo wamenye kimwe muri byo ukagikora neza ugifiteho ubumenyi buhagije, uragikora kandi kikagutunga. So by'umwihariko rero nk'uko nari ndi kubabwira, impamvu nahisemo gufokasinga kuri derivative synthetic indices ni trading yoroshye kandi yorohera buri wese. Ikindi kuyikora biroroshye cyane, cyangwa se na wa muntu utaragiramo ubumenyi buri hejuru ashobora gukuramo umugati, ashobora kuyikora akagira umusaruro akuramo muri uwo munsi cyangwa se mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ikindi synthetic nababwiye ngo zikora iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, bivuze ngo haba no muri weekend abantu baba bafite indi mirimo itandukanye, baba bikorera cyangwa se bafite utundi tuzi twa leta, bashobora kuyibyazamo umusaruro kandi mu buryo bwiza kandi bworoshye. So gusa icyiza cyayo cyangwa se aho bitandukanye n'izindi trading muri rusange, nuko wenda kuri derivative synthetic indices yo akenshi kuyikora ishingiye kuri technical analysis cyane. Ni ukuvuga ngo iyo utibanze ku kintu cyitwa technical analysis cyane, usanga uri gusigara cyangwa se usanga uri gukora icyo twita kugaboringa cyangwa se gukora ibyo utazi. Kandi muri uyu mwuga kirazira kuvuga ngo ukore ikintu udasobanukiwe. So nk'uko nabivuze mu masomo atambutse nashishije hanga kuri YouTube, ni ukuvuga ngo uyu mwuga ushingiye cyangwa se kugira ngo ukore neza ushingiye mu kubanza gushaka amakuru ajyanye nawo, ukiga mu buryo burambuye, mu buryo buri physical, ufite umuntu uri kukwigisha. So niyo wakwigisha nyuma cyangwa se wagenda wivumbura ubundi bumenyi bwawe nyuma, ariko first of all biba byiza iyo ushatse umuntu kwigisha akagusobanura mu buryo bwimbitse. Gusa nanone sindabitinda kuko muri uko gushaka umuntu kwigisha, shaka umuntu koko ubimenyereye cyangwa se ubizobereye, kuko hari benshi usanga babyitira ko barigisha ariko ari ukubica ku ruhande cyangwa se ari ukwishakiramo amaramuko. So biba byiza ushatse umuntu ubizi cyangwa se ubimenyereye akamanza akakwigisha, kuko uyu mwuga ubundi akeshi wakabaye minimum yo kuyiga cyangwa se minimum yo kugira ngo ufate uwiye neza cyangwa se ubumenyi muri rusange ubuzi neza cyangwa se hari level runaka ugezeho. Byakabaye byiza umuntu afashe byose amezi atandatu uri kwiga uyu mwuga mu buryo buri physically. So ariko bitewe nuko tugenda tubibarasinga n'indi mirimo itandukanye cyangwa se n'akandi kazi gatandukanye kadutunga mu buzima bwa buri munsi cyangwa se kabasha kugutunga mu buzima bwa buri munsi, turaminimiza tuvuga ati uriga hagati y'ibyumweru 8 na 12, byibuze hari level runaka uzaba uriho. Ariko bitavuze ngo icyiza nari mvuze ngo cyo gushaka umumeta cyangwa se umuntu ubizobereye cyangwa se umuntu ukwigisha mu buryo bwimbitse, nuko uwo muntu aba ari mu rwego abategetswe cyangwa se abari ihame ko ari umuntu uzagufata akaboko, umuntu uzakuyobora. So iyo ufite umuntu ukuyobora mu kintu runaka, uri kugukora guiding mu kintu runaka, biba byiza cyangwa se birakorohera cyane kugira aho wigeza cyangwa se kuva aho uva runaka naho ugera runaka. So ugatandukana na wa muntu uvuga ngo wenda arabyiga hano kuri YouTube. Hano kuri YouTube rwose yego hari formation runaka ubonaho, ariko ibyinshi tuba twabivuze mu ncamake bitewe nuko umwanya bari mutoya. Uvuga ngo niba ngiye gukora ikiganiro cy'iminota 10-15 cyangwa se 20, mu gihe abandi umuntu kwiga live turafata hafi amasaha 4-3 ndi turi kubyiga mu buryo buri physical, aho agize ikibazo tubazanye cyangwa se
ibyo nkora cyangwa se ibyo dukora byose nawe abisubiramo, biroroha cyane kurusha umuntu uri kuvuga ngo azakurikiza ubumenyi bwa online forex trading cyangwa se bwa YouTube runaka cyangwa se mu gusoma ibitabo runaka, uvuge ngo hari aho byakugeza. Yego hari aho byakuvana n'aho bikugeza, ariko nanone bizatandukana cyangwa se skills zawe zizatandukana n'uwo muntu waza afashe umwanya we akiga mu buryo burambuye. So gusa bitewe nuko wenda kwiga usanga ugoye kuri bamwe bitewe n'ubushobozi, tugerageza kuvuga ngo dusaranganye ubumenyi tubusharinge hano kuri YouTube. N'uwo muntu utarabona cyangwa se utarabasha kugira ubushobozi bwo kuwiga mu buryo bwimbitse, nawe byibuze avuge ngo hari formation nabasha gukoresha ngiye mu isoko nkabasha gukuramo umugati runaka. Ibyo niyo mpamvu tuba turi aha ngaha. Ariko kufite umwanya, kufite impumero yo kugera kure muri uyu mwuga, wamaze kubona ko ari umwuga wenda wagira icyo umumarira, ni umwuga mwiza, ni umwuga utandukanye n'indi yose niko navuga, kuko icyiza cy'uyu mwuga aho ugeze hose ni umwuga wabasha gukora. Wabasha kuba utakiri wenda mu gihugu cyawe, ugeze mu mahanga, wagiye wenda muri business runaka mu zindi, so cyangwa se wagiye mu ntara mu kandi kazi runaka, nuvuga ngo ni umwuga ugusaba gukorera ahariho hose kandi ukabasha kuwubyaza umusaruro aho waba ugeze hose. Ikindi njyewe ni umwuga afata nkaho ari priority y'ubuzima bwanjye, cyangwa se kuko wenda sinabirondora aha ngaha kuri YouTube ariko ni umwuga wabashije kumvana kuri kushyirira itafari y'ubuzima bwanjye kugeza iyi saha aho ndi aka kanya. So ntabwo nabirondora aha ngaha, ariko abo tubasha kwigana mu buryo buri physical barabizi. Nuvuga ngo ni umwuga iyo ntabasha kuba ndi kuwukora aka kanya, cyangwa se mu gihe maze nkukora, nkumazemo hafi imyaka itandatu iri kuzura, ariko nuvuga ngo ni umwuga wamvanye kuri level runaka ushyira ku yindi level runaka. Ni umwuga wampinduriye change cyangwa se wagize change y'ubuzima bwanjye. Ibyo ndi kubivuga abenshi wenda ntabwo mwabasha kubisobanukirwa, ariko kubabashije kuwinjiramo ni ibintu babona ko byashoboka mu gihe runaka, kuko ni umwuga ushobora gutangira mu gihe cy'umwaka umwe, ariko nyuma y'imyaka nk'ibiri, 3, 4, 5 ukabasha kugira change y'ubuzima runaka, cyangwa se level y'ubuzima runaka uvaho ukajya ku yindi level y'ubuzindi buzima runaka. Ariko ntabwo ari ibintu bita byikora ako kanya, kuko bijyanirana na experience y'icyo kintu, cyangwa se na experience ya skills, nuko wafashe ubumenyi bwimbitse muri icyo kintu ushaka kugihindurira ubuzima. So reka nihutire wenda ntatinze mu magambo, isomo ry'uyu munsi nashaka kugarukaho n'ubundi ni kuri ziriya pairs, cyangwa se kuri pairs za derivative statistic indices. Harimo muri derivative statistic indices nko mu mavideo nabahaye mu mwaka ushize cyangwa se 2024, kuko iyi ni video ya mbere ifungura umwaka wa 2025. Wow. Ariko ni no stop, kuko noneho buri cyumweru cyangwa se buri cyumweru nzajya mbahamo video 3 cyangwa se 2 n'ibintu nkundira cyangwa se nibishobokera bitewe n'umwanya nzajya mbafite. Nzajya ngerageza hano kuri YouTube cishaho video 2 cyangwa se 3 buri uko nzajya ngenda mbona umwanya. Ariko nko umuntu mushyashya, nko umuntu uri kureba iyi video bwa mbere, kuri derive, kuko nababwiye ko ariyo focusing aho amasomo yanjye ariho yibanda, bitewe nuko hari abandi wenda basobanura kuri forex trading by'umwihariko kuri currencies, ariko currencies ngewe nyitindaho cyane iyo turi kwiga n'abantu bari live. Nuvuga ngo abantu baturi kwiga na physical
nibwo nyitindaho cyane, ariko hano kuri YouTube nzajya nifokasinga kuri derivative synthetic indices, kuko nizo akenshi nshaka ko buri mutrader wese cyangwa se n'usanzwe gukora forex trading muri buryo busanzwe nayo yabasha kwibyaza umusaruro, kuko ni trading yoroshye. Nimbisubiramo ngo ni trading yoroshye, ariko nanone isaba ubumenyi. Ntabwo ari ukuvuga ngo nubwo yoroshye urapfa kuyituramo gutyo gusa, oya. So kuri derivative synthetic indices ndavuga ngo ni nkuko nari nabisobanuye mbere, ni trading ikora iminsi yose kuva kwa mbere kugeza ku wundi wa mbere, n'ubu habasha no muri weekend. Ariho dusangamo pairs zigiye zitandukanye nka boom and crash. Nuvuga ngo kuri boom harimo amoko agera muri angahe, twabonyemo ko harimo boom 1000, boom 900, boom 600, boom 500, boom 300, boom tukasanga na crash 1000, crash 900, crash 600, crash 500 na crash 300. Tukongera tukasangamo ubwoko bwa step index, hariho dusangamo step index ubwayo, tukasangamo step index 200, step index 300. Tukongera tukasangamo step index 400, step index 500. Tukongera tukabonamo volatility, harimo amoko agiye atandukanye, volatility 10, 25, 50, 75, kugeza kuri volatility 1S gutyo. Tukabonamo za ama jump index. Izo zose ni pair dusanga kuri derivative synthetic indices, ariko by'umwihariko uyu munsi ndagira ngo twibande hano wenda nko kuri boom 1000. By'umwihariko kuri tepo za boom twavuze ko ari pair cyangwa se boom ari amoko ahora muri selling position cyangwa se mu guseringa gusa, ariko uburyo zigenda muri selling position, ariko bitavuze ngo zigenda muri selling position buri gihe, ahubwo hazamo n'icyo twita spikes akabizo wenda ziza muri against ya selling position. So izo pairs zose nizo tusanga kuri uyu mubroker witwa derivative synthetic indices. Tutarinjiramo neza, ariko hari comment nigeze mbona ku muntu wambaje ngo ese ubundi ku muntu ushaka kwiga muri byo buri physical yiga iki n'ibitabo byinshi. Nuvuga ngo nk'aha hari igitabo cyitwa Master Financial Analysis. Iki gitabo kiri hard kikaba na soft, so kiri hard ku bantu bagishaka cyangwa se ku bantu bagikeneye, kiraboneka, kiri available ubu ngubu. Tukagira n'ikindi cyitwa Candlestick. Ni igitabo gisobanura ama candlestick gusa. N'ikindi kiri resume ku masomo tugenda dutanga. So ariho shaka gutinda ahangaha before yuko ninjira kuri ziriya pairs. Hano tangiriye nk'ahangaha kuri mu buryo bwa technical analysis, ndagira ngo tumanze tujyanirane kuri aka kantu. Nuvuga ngo iyo umuntu ari kwiga mu buryo buri physical, abenshi barabizi uyu mwuga cyangwa se mu kwiga uyu mwuga harimo ibice bigiye bitandukanye, ariko igice cy'ingenzi twibandaho ni igice cya technical analysis. Technical analysis bitewe nuko izi synthetic ariho ziba zishingiye cyane cyane, ni igice cyo kwanalizinga iri soko ugendeye cyangwa se ugendeye uko iri soko riba riri gukora movement. Uvuga ngo technical analysis, it is the study of past movement. In one word, ni technical analysis cyangwa se
kwanalizinga iyi chart yose tuba turi kureba ahangaha. So muri technical analysis dutangira ku gice cya mbere cyitwa price action. Iyo tuvuze ngo price action twumva iki? Price action is a trading technical that allow the trader to analyze the market and make subjective trading decision based on past and present price movement. Technical price action cyangwa se technical analysis muri make ni trading ni ukukora analysis trading technical ikwemerera nk'umutrader kwanalizinga market yawe ugendeye ku byo ubona ndetse ugafata umwanzuro w'icyo ugomba gukora muri uwo mwanya ushingiye cyangwa se ugendeye ku byabanje mu isoko cyangwa se ku byahise mu gihe cyahise mu isoko ndetse no ku gihe cy'ubu ngubu in the past and present ushingiye kuri bya ndi movement y'isoko yawe uri kukwereka. Nuvuga ngo tuvuze price movement ndifashisha iyi chart twifashisha, nuvuga ngo price movement twifashisha ibi ngibi byahise. Nuvuga ngo iyi chart irakwereka mu by'umwaka washize muri 2024 wenda nushaka no kureba muri 2023 naho urayibona cyangwa se mu mezi angaha ashize ni nko guhera nka chart yo guhera mu kwezi kwa mbere, mu kwezi kwa kabiri, mu kwezi kwa gatatu ukareba ngo yagenze uku nguku. Ese ibyo ndi kubona muri uku kwezi wenda kwa gatatu byo biri kugenda gute cyangwa se iyi market iri kuraninga gute cyangwa se iyi chart iri kuraninga gute? Ibyo byose iyo bishingiyeho cyangwa se byifashishije bibasha kuguha umusaruro cyangwa se bikabasha kuguha umwanzuro ugafata decision ushingiye kuri ibyo ngibyo umaze kubona byabanje n'iby'ubu ngubu. So muri yo plus action cyangwa se ibyo twifashe mu gukora plus action trading use tools like chart pattern. Dusangamo icyo twita chart pattern, tugasangamo candlestick pattern, tugasangamo trend lines, tugasangamo support and resistance level, niho dusangamo iyo twita ama channels, niho dusangamo ibintu byinshi and many more. Ariko hano baratubwira ngo ibintu bine by'ingenzi ugomba kuba uzi cyangwa se urashingira mu gukora ya technical analysis yawe. Harimo candlestick pattern, ukamenya candlestick. Ariyo mpamvu hari iki gitabo cya candlestick gisobanura buri candlestick zose. So iki gitabo gisobanura kuri candlestick mu buryo bwimbitse kandi burambuye. Tukongera tugasangamo icyo twita trend lines. Ese amerekezo y'isoko riri kwerekera he, riri kugana he, riri kuva he akakanya ibi byose ukaba ubizobereye cyangwa se ubizi mu buryo burambuye. Support level and resistance level, ukamenya ngo isoko riri muri he, support yawe uri hehe, resistance yawe uri hehe, isoko rigeze he, ese riri kuva kuri support riri kugana kuri resistance. Ibi byose ugomba kubimenya before yo kuvuga ngo ugiye kwinjira muri wa mwuga. So chart patterns no dusangamo za symmetrical triangle. Ibyo byose turazabisanga muri chart pattern. Tuzasangamo ama head and shoulders, ama double top, ama triple top, ama double bottom. So ibyo byose tubisanga muri za chart patterns. Chart patterns tukongera tugasangamo ibyo twita ama channels. Ibintu nk'ibyo byose mu isomo rirambo cyangwa se abiga mu byo biri physical byo ni ibintu twitondaho cyangwa se dutindaho cyane. So hano muri chart patterns
bambe muri plus and muri technical muri plus action dutangira kuri aka kantu twitwa ngo plus and chart, ariko ntabwo uyu mwanya wenda ibyo ngiye kuvugaho cyane. Ndagira ngo twigarukire kuri za nuzo za pairs za derivative statistic indices, turebe tuvuge ati ese aka kanya wowe ugiye gutangira uyu mwuga niki wa focusingaho. Nubwo muri derivative statistic indices dusangamo ama pairs atandukanye, ntabwo ari ihame yuko ari ama pairs yose uya trading cyangwa se uyakuraho trading. Ku bantu turi kumwe muri group njya nkunda kubabwira ngo ni byiza yuko weekend igera cyangwa se icyumweru kijya gutangira waramaze gukora setup yawe cyangwa se analyze yawe ugomba gukoresha mu cyumweru cyose. Ikintu cyiza mpora ngarukaho ndavuga nti niba uri umutrader wabigize umwuga koko, fata umwanya nko muri weekend cyane nko kuwa gatandatu ku cyumweru ukore setup y'icyumweru cyose. Iyo setup y'icyumweru cyose urakora setup ya za pair ukunda gutradinga. Urugero, niba ari boom and crash zifocusingaho uzikorere setup. Wenda niba ari boom igihumbi ufocusingaho uyikorere setup, niba ari crash igihumbi utradinga uyikorere setup. Uvuge ngo muri iki cyumweru yabasha kugenda gutya, ya analyze umara icyumweru kuyigenderaho. Ibyo bizagufasha iki? Nuvuga ngo nk'umutrader ukwiye kugira byibuze pairs nk'eshatu cyangwa se enye ufocusingaho, ukavuga ati izi pairs nizo zizampindurira amateka, nizo zizampindura ubuzima, ukazifocusingaho ku buryo niyo waba utatradinze uyu munsi, ejo mu gitondo uzamenya ngo wasanze isoko rigeze aha ngaha. Biragufasha cyane. So hano ndagira ngo tumanze ngaruke kuri boom igihumbi. Kuko nuvuga ngo ngiye kujya fata video imwe isobanura kuri pair zirunaka, ariko nk'izi boom igihumbi zo tuzazigendera hamwe. Nuvuga ngo boom igihumbi cyangwa se boom muri rusange nabigarutseho ndavuga ati ni pair zigenda muri position ya selling position. Ariko nubwo zigenda muri selling position ntibivuze ko hatabamo buy and sell, kuko muri iri soko ikintu mugomba kumenya nuko muri iri soko tuba turimo ni isoko riba ririmo abantu babiri, umubuyers n'umusellers. So kimwe kiba kigomba kuyobora ikindi rero, bitewe wenda ni n'ubwiganze buri kwiganza muri rya soko ryawe cyangwa se muri ya market yacu. Hano rero nuvuga ngo nko kuri boom and crash, mpereye hano kuri boom, nuvuga ngo boom ni intuza irimo opportunity ebyiri ushobora gukoramo, cyane cyane nko mu buryo wenda bw'umuntu ushobora kuyikora mu buryo bwa scalping. Kuri video nakoze zabanje navuze ko ushobora ari pair cyangwa se ari impamvu nigarukaho mvuga ngo ni statistic ni trading yoroshye, nuko habamo opportunity nyinshi zo gukoramo amafaranga. Urugero nko kuri iyi boom igihumbi cyangwa se boom 900 cyangwa se boom 600 cyangwa se boom 500 cyangwa se boom 300, izo zose ni pairs ushobora gukora mu buryo bwa scalping, ugakuramo umusaruro mwiza kandi ushimishije. Cyane cyane ko n'ubu buryo hari abantu benshi nzi babukoresha cyangwa se bananyuze no mu biganza yewe babasha gukoramo amadolari hagati y'500 n'igihumbi cyangwa se n'ibihumbi 2-3 ku kwezi. Abo bantu barahari banyuze mu biganza cyangwa se banyuze imbere
ariko bakora mu buryo bwa scalping. Scalping rero ni uburyo bukora gute? Ni ukuvuga ngo muri kubona ko ibyo navugaga ngo boom ni pairs zigenda muri selling position, ni pairs zirangwa n'utu tuntu tw'utudomodomo tugenda tuvunaguritse cyangwa se tuvunagura. Izi pairs cyangwa se iyi pair boom ni ukuvuga ngo ahangaha ibiri gukora sell, ibiri guseringa. So mu gukora scalping rero wowe uraza kuvuga ati ngiye gutradinga wenda utuntuza dutatu mvemo, kuko iyo utinzemo hazamo iki kintu cyitwa ngo ni spike. Ni ukuvuga ngo izi spike zigenda ziza mu gihe runaka, ntabwo umenya ngo ziraza ryari, ntabwo umenya ngo iyi spike iraza ryari, ntumenya ngo irakurikiza iki ijya kuza. Ariko iyo wabanje, niba mwibuka neza navuze ngo ni izi statistic indices ni pairs zishingiye kuri technical analysis. Uvuga ngo zigendera ku cyo twita ama support level and resistance level, ureba ese support iri hehe, resistance iri hehe. Akeshi rero izi ni pair cyangwa se nka boom igihumbi, ni pair ugomba gutradinga ugendeye kuri support level and resistance level cyane cyane, ndetse n'ama trend line, ukareba ati se market muri rusange iri kwerekera hehe. So nk'ubu ngubu mvuze ngo tugiye gushaka trend line y'iyi market cyangwa se y'iyi soko, turaza kubona ko iri kugenda muri uptrend position. Niba ari market iri kugenda muri uptrend position rero bivuze ngo bya bindi nababwiye ngo turakurikiza mu buryo bwashize cyangwa se muri past, tukongera tukareba muri present. Muri past ni biri kutwereka ishusho ya market yuko ari isoko riri kugenda uptrend position, ariko iri kugenda ikora icyo twita support level and resistance. Uramutse ugiye kuri trading aka kanya, wavuga ko iri muri selling position, yuko iri kumanuka ijya kugana ishaka support mu buryo bugize bukoroheye. Mu kuyitradinga rero ntabwo upfa kuyitradingira aho, niba ushaka kuyikora scalping ntabwo upfa kuyitradingira aho ubonye hariho hose. Ni ukuvuga ngo iyi boom igihumbi itradingirwa kuva ahangaha kuri resistance mu buryo bwa selling position. Ni ukuvuga ngo kuri resistance niho ugomba kutradingira izi boom igihumbi zigana kuri support. Iyo ziri guseringa muri ubu buryo, nibwo uvuga ngo nawe ugiye gukora selling mu buryo bwa scalping. So impamvu uvuga mu buryo bwa scalping nuko by'umwihariko kapitali yacu aba ari ntoya cyane. Niba kapitali yacu ari ntoya cyane, biba byiza iyo utradize mu buryo bwa scalping. Ariko ku muntu ufite kapitali ihagije, ushobora kuyikora holding, kuvuga ati ngewe kuyibona yageze kuri resistance, ngiye kuyiseringa paka igere hano kuri support yanjye, abariho nza kuviramo. Cyangwa se wowe ukiyatage tukavuga ati ndashaka kubona wenda amadolari 100, amadolari 200, amadolari 300, bitewe nayo ushaka na target ukurikije kapitali yawe ufite. Ukavuga ati ngewe yanjye nabonye mvuyemo, reka nkomeze ntegereze ibyo market iraza gukora. Mu buryo buri ntuza rero, cyangwa se tubirebe hano mu isoko muri rusange, urugero nkavuga ati ndaje ngiye gukora scalping ya boom igihumbi. Hano ubu ndi kwinjira mu isoko, hano ninjiye mu isoko, hizemo order eshanu.
ku muntu ushaka gukora scalping rero muri iyi ntuza muri boom zarizo zose, ngewe mushishikariza cyangwa se nkamubwira ngo byibuze utrading utu tudomo cyangwa se utu small candles, kamwe, tubiri, dutatu, ku ka kane uyisohokere mu isoko. Ugenda ubikora gutyo, kamwe, tubiri, dutatu, wigendere wivire mu isoko. Ubu ni uburyo bwiza bw'umuntu wenda utaramenya byinshi muri uyu mwuga cyangwa se utarasobanukirwa byinshi kuri uyu mwuga, kuvuga ngo againing, agira icyo abona cyangwa se nawe agira umugati akura muri ya soko. Biramufasha cyane kuvuga ngo nejo agira indi mafaranga akorera. Ikintu kibi ni ukuryoherwa ukumva ko uko bikoze uyu munsi ariko bizagenda ejo. Oya, ahubwo wowe manzo wanarizinga isoko, uvuge ngo iri soko riri kwerekera muri position yihe, ese riri kwerekera muri ya position yaryo, aba ari ubikoramo. Ubona ngo nkaha ngaha hano muri kubona utudukoni ducagaguye tw'icyatsi, niho ninjiriye. Nuvuga ngo akanuza agakando ka mbere kararangiye, hatangiye agakando ka kabiri. Ahangaha ku gakando ka mbere uvuga ngo ikiza kizi boom, uvuga ngo uko ugenda, uko winjiye mu isoko uhita winjira muri profit. Uko winjiye mu isoko ugahita winjira muri profit, bitandukanye na pairs zindi cyangwa se za currencies ubanza kwinjira mu isoko ugasanga bimwe na rimwe biraragoranye. Ariko nkaha ngaha kuri boom igihumbi, nuvuga ngo maze guholdinga udu small candles tubiri tugiye kuzura. Utu small candles tararenga cyangwa se ntaribagirwa, buri kamwe kamara umunota umwe. Nuvuga ngo ahangaha ubwo mazimo iminota 2 igiye kurangira, maze kubona amadolari hafi 33. 35 aruzuye, ntangiye agakandozi ka kabiri. Byumvikane neza ko no wa muntu udashaka gutinda muri iri soko ashobora gukoresha ubu buryo akagira umusaruro runaka abonamo. Ariko nanone mu gukora scalping biba byiza yo na kapitale yawe yisumbuye, kuko uko ufite kapitale nini ni kubona umusaruro munini. Iyo ufite kapitale ntoya, of course ni kubona umusaruro mutoya. Hano twa dukandozi dutatu turuzuye, turabura amasegonda 15 na 3 kugira ngo mbe navuye muri ya soko ryanjye. Muri kubona ko total y'amadolari maze kugeninga cyangwa se maze kubona n'amadolari 65. Iyi ni demo account, ntago ari iriyo, mutaza kuyitiranya, ni demo account. So udukandozi dutatu turuzuye, ahangaha afite ngiye gufungira ku madolari 70 hafi na 5, nkaba niviriye mu isoko ryanjye cyangwa se mu isoko. Umusaruro wo munsi ukaba urabonye ukira mu zindi gahunda. Hari abantu benshi nzi cyangwa se banyuze mu biganza bakoresha ubu buryo bwa scalping, kandi babasha kwikora amafaranga yabo mu gitondo bakibyuka. Ukigira mu isoko wifiteho kapitale yawe y'amadolari 500, 600, 1000, 2000, ukavuga ati ngiye gushaka amadolari 50 cyangwa se amadolari 100 muri buryo bwa scalping. N'utukandozi dutatu gusa uba ukeneye, ubundi ukibona amadolari yawe 50. Amadolari 50 uhanye n'ibihumbi hafi 70 by'amanyarwanda, cyangwa se mu marundi sinzi uko ngana, ariko ndumva naho aya bari amafaranga menshi cyane yabasha kugutunga uwo munsi, ndetse utagiye mu buryo bwo gusesagura cyane, ntunayamare cyangwa se ukazigamira n'ejo cyangwa se icyumweru cyose muri rusange. So isomo ryanjye ryariri, ariko ndashaka ko byibuze buri cyumweru cyangwa se buri cyumweru nzajya ngerageza kubareberamo video 3. Nuko iyi video yari video nk'iyo gufungura umwaka nari nkoze, mvuga ngo nongere mbasuhuze, nongere mbabwire ko mpari ntaho nagiye,
kandi dukomeje mu buryo bwo gusharingana ibitekerezo, ideas zitandukanye. Ariko nko ku muntu wifuza kugira igitekerezo atanga cyangwa se kugira byinshi byimbitse akeneye kumenya kuri uyu mwuga, nimero yanjye ndayipininga hasi, ashobora kunyuraho akanyandikira, nkamushyira nko muri groupe y'abandi ba traders sanzwe ntangiramo izindi nyigisho runaka cyangwa se byinshi byimbitse kuri uyu mwuga, nta kibazo. Cyangwa se n'uwifuza kumenya uyu mwuga mu buryo burambuye, nawe nta kibazo, nimero yanjye irabo yaho hasi, ni ya WhatsApp, yankontaktinga nta kibazo. Ikindi ndashaka ko niba urebye iyi video wumva hari icyo ushaka gusobanukirwa muri rusange, gitere hasi muri comment, gipininge hasi muri comment cyangwa se cyandika hasi muri comment. Ubutaha nubwo yego byaba ari byinshi cyane, ariko ngenda ngerageza kugenda mbigarukaho cyangwa nkanyuza amaso mu bitekerezo byanyu, nkagenda mbisoma, ndetse yewe haba harimo n'ufite ikibazo gikomeye runaka ashaka guhita asobanuza, ahita anyandikira kuri WhatsApp nkamusobanurira nta kibazo. Murakoze cyane, mukomeze kugira amahoro y'Imana. Ndabakunda cyane.